iyo wubashye Imana iguha ubwenge. Ubwenge rero ntabwo ari ibintu dutuma mu ishuri. Nturagera muri situation igoye ntukoreshe biyoloji. Yego. Ukagira mu kibazo kigoye ntukoreshe shimizi. Ukagira mu ntambara zigoye nkamwe mu watsi urugo ntukoreshe geography. Ntuzi ubwo bwenge yabutuze gusa kuko wubashye Imana. Ubwo ni bwo bwenge bukwiriye. Birababaje kwitwa impuguke udashaka Imana. Ukitwa inzobere ariko udashaka Imana. Utazobere no by'Imana. Ukitwa umuherwe, ukitwa umukire, ukitwa umutunzi ariko udatunze ijambo ry'Imana. Yego. Ukaba umunyamategeko uzi amategeko yose ariko amategeko mu ijambo ry'Imana byaranze. Kandi ari yagenga ibindi byose. Ntaho byageze umuntu. Bizarangira habaye kuribuka. Niba ari ikintu kiryana kubona umudokiteri kugenda yandika 8 mu muhanda yasenze. Akora ibyo isoni. Ubwo ni ubwenge. Nta bwenge buburi. Kubaha Uwiteka ntabwo bivuze ko burinjije mu byina. Kubaha Uwiteka n'iryo shingiro rya byose. Kuko ubwo bwenge bwose uzagira. Wagira degree zingana gute utazubaha Imana. Mu maso y'Imana nta bwenge ufite. Umukwe arahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Tujye kubasuhuza abakunzi b'ijwi ry'umukwe. Amazina ni Udashingiye. Ndi hano nk'ijwi ry'umukwe ni umuyoboro wese. Imana yadushyiriyeho mu gihe gisa nk'iki. Nyine nk'uko ari ijwi ry'umukwe. Kristo niwe mukwe, abera bose itorero ry'Imana tukaba turi umugeni. Rero twashyiriweho kugira ngo duhwiture umugeni ahantu hose ari mu mpande zose hirya no hino. Yumve ko ijwi ry'umukwe rimuhamagara isaha n'isaha, ahora ari ready ko umukwe yamujyana. Dushimiye Imana twongeye kuduha uyu mwanya kandi nanone ngo tuganire. Ijwi ry'umukwe ushaka kuba ari ubwa mbere uje utaramenya ibyo ari byo, ariko ijwi ry'umukwe ni umuyoboro mwiza Imana yadushyiriyeho kugira ngo twitunganye tukiri hano muri iyi si. Ukwiriye kumenya ko uri umugeni wa Kristo kandi ko ijwi ry'umukwe riba rikwinginga riguhamagara. Ube maso rero witegure, umugeni ahore yirimbishije kugira ngo ubwo umukwe azaza azasange muri maso. Twagize umugisha wo kubana Mutamenye muri uyu mwanya kabuye ikaze kudusura. Murakoze cyane, ndabasuhuje bakunzi b'ijwi ry'umukwe ariko na Mutamenye TVA. Namwe ndabasuhuje, turamenyeranye kandi nk'uko mpora mbibabwira tubifuriza kugubwa neza kandi tubifuriza kungukira mu biganiro tuba turimo kubaha muri Kristo Yesu ari mu rugo. Twifuriza buri muntu wese kugira ngo akire. Murakoze cyane Dominic. Twagize umugisha kandi nanone kubona umutumirwa wacu wose aze ngo tuganire ku by'urugendo. Reka tumwakira twibwira dusubize tugane neza nawe. Murakoze cyane. Muraho neza abakurikiye iki kiganiro. Nitwa Bazambanza Sylvain, ndi umugabo, mfite umugore n'abana babiri. Avuka mu murenge wa Musambura, mu karere ka Kamonyi, no mu ntara y'Amajyepfo. Abatsengera mu itorero rya IJWI. Murakoze. Tubahaye ikaze kandi nanone uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubumenyi cyangwa se education mu Kristo. Ukwiriye uruhare rw'ubumenyi, uruhare rwa education mu Kristo, umugeni ujya mu ijuru, itorero ry'Imana, umugeni ujya mu bwami bw'Imana. Ese ni izihe mbogamizi ubumenyi cyangwa se education zagira mu gukizwa k'umuntu? Ese ni uruhe ruhare rukomeye, se ni akahe kamaro ka education ku mukristo ujya mu ijuru? Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yaturemye, Imana mugenga wa byose, niwe dukesha byose dufite, dukesha kurema, muhimbarizwe kunesha.
umwanya twicaye hano kuri izi kamera kugira ngo tuganire ku byakunze umugeni wa Kristo kuko ari rwo rugendo turimo ruzatwishyira ntawe kizinga nta n'umuntu ngano uzubane natwe gutera kwacu kubikumisha kandi n'abandi bose bazabyumva bazunguke kumenya bakomeza urugendo rugana mu ijuru mu izina ryawe ryiza Kristo. Amen. Murakoze cyane. Hanyuma tumaze imyaka yenda kugera ku 2000 kugira ngo ntabwo yuzura neza Kristo bigeze mu isi. Ndavuga ngo Yesu yigize umuntu akavuka mu buryo yavutsemo, hanyuma kugeza no kugihe apfuye ngira ngo apfuye mu mwaka 30 na kangahe, turi kugera mu myaka hafi 2000. Kugeza uno munsi iyo witegereje ugenda ubona ibintu bisa na conflict, makimbirane hagati y'abantu bize n'abatarize. Nubwo ikinyejana tugezemo cya 21 ni ikinyejana kisaba education ndetse iravanse. Nigeze kuba shoke, nigeze nkukomeretse ndi mu masengesho rimwe ahantu twasengeraga, ntabwo mpavuze kugira ngo wenda bari bahari bataba offended, ariko hari itorero rimwe ko tugira amatorero menshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko yose ahuriza ku Kristo, biteguraga amatora y'abayobozi. Hanyuma rero hatanzwe icyifuzo, barasenga bavuga ngo basengere ngo amatora, ariko abantu barasenga ngo Mana ngo dore ngo barashaka ko abize ari bo bayobora. Noneho ndibaza, noneho hari umuvandimwe twari turi kumwe tujyana kuryama ariko tubyibazaho, turavuga ati ariko se umuntu wize akishijwe hari icyo bitwaye? None se bari abantu barashaka ko Imana ishyiramo abantu batize, nibwo umurimo w'Imana uzakoreka? Bitasanga rero numvaga mu kinyejana kingana nka gutya kimere kigeze ngaha hatakaye hakiriho iyo myumvire, ariko mbitekerezaho n'ubu ndacyabitekerezaho, ntabwo ndayibonera inyishyu wa mugani w'Abarundi, ariko ni ikibazo ndetse niyo ugenda mu nguni zigiye zitandukanye hari igihe usangamo trace z'utwo tuntu two kutumvikana hagati y'abantu bize n'abatarize. None ngire ngo mbabaze, byanga bikunda mwarize ese ani wiza yahe giraga abantu bataza kugira ngo raza kuvuga ibintu wamagana utabayemo? Twarize ariko si cyane ariko uko biri kose ubumenyi bw'ibanze twarabonye, ubumenyi bw'ibanze, ariko nta nicyo bitwaye ko umuntu yavuga icyo yize. Ngiye narize nize education, yize amashuri abanza, niga yisumbuye, niga n'amakuru bita kaminuza, kugira ngo tuze kuvuga dufite icyo tuvugira. Nize economy, secondaire, igihe yanize na kaminuza ndayiga nize iyo economy ijyanye n'amafaranga yitwa monetary economics. Monetary economics. Umutumirwa se namwe mwara yakakambye. Baragerageje. Kuri ubu mfite icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bijyanye na biblical studies cyangwa se ubumenyi muri Bibiliya. Hanyuma ndimo ndarangiza na kaminuza mu bijyanye n'uburezi, nabwo nize muri secondaire. Mwarimu w'umunyamwuga kabisa. Rero narimbaje no kubabaza urugero rw'amashuri mufite kugira ngo twinjire muri ino nsanganyamatsiko neza. Ese ko twagize umugisha tukiga, ndetse bamwe muri twebwe twize Imana aragiye bivuga, twagiye tubisengera mu buryo bugiye butandukanye, ariko still hakaba hakiriho ikibazo cy'amashuri mu byitwa agakiza. Ubundi Bibiliya bivuga iki? Ese Bibiliya hari aho yabigaragaza ko kwiga ari ikibazo, cyangwa se hari aho yabigaragaza ko kwiga nabyo ari avantage? Reka duhere kurani. Murakoze cyane. Hirya
twajya hirya ya Bibiliya kuko Bibiliya icyo gitabo gihishemo ubwenge bwose ariko turebye muri Bibiliya tubona ko na Yesu Kristo yagiye yifashisha abantu bafite kubumenyi kuko iyi education uko tujya ku ishuri ntabwo twiga gusa ibintu dusoma njye nagiye mbibona kuko nagiye mbona hari inyifato ubona mwarimu atakwigishije nabonye hari ubumenyi bwinshi burenze kuba biradusoma bya mate bya physique hari discipline cyangwa se hari n'imyumvire hari comportement nyine imyitwarire umuntu ahindura kuko hari ibitanga ibifura hari ibiti bifura kandi tubyiga muri segonderi nyingura umuntu urakara cyane ukarakazwa n'ubusa Nyamusozi no ugasanga muri segonderi bajemo ikintu cyo kunyuzura uko ariko se nawe mwiza bakinyuze uko ariko se mwiza bakinyuze turabizi cyane no ugasanga umuntu akunyuzuye birangiye mubanje hari ubutesi bwakuvanye urumva ibyo ngibyo bikorewe n'umunyeshuri mugenzi wawe ntabwo ari mwarimu urumva ubwo butesi bugushizemo uko ariko se hari akana kwigishije nawe mvuze ngo na Kristo ubwe izi ntumwa baruka twumvisemo bari abaganga twumvamo bari abahanga Matayo ari mugenzi wawe Yesu nawe agiye yifashisha abo bantu bagiye bafite kubumenyi bitewe n'umumaro bazagira ntabwo ari intambara kuba rwose pe tubyumve bano bavuza evanjili abenshi buri wese afite ikintu yaragiye ashoboye tubirebye neza Yesu nawe yagiye abakoresha bivuze ngo ino education ni nziza cyane bitewe n'iby'Imana kuko kandi by'ubwami n'ibyo twagiye tumenya yakoze cyane katwumve na Sylvain bazabanza hamwe na Biblical study yawe nawe murakoze cyane ndumva twabivugaho twifashishije ijambo ry'Imana iyo usomye Bibiliya hari ingero nyinshi zigaragaza ko Bibiliya yagiye ivuga ku bwenge yego iyo dusomye mu gitabo cy'imigani mu bice 4 ku murongo wa 7 haravuga ngo ubwenge ni bwo ngenzi muri byose bivuze ngo nta kintu utakenera mu ubwenge yego hakavuga ngo nuko rero ushaka ubwenge kandi bitunze byose bishakisha ubuhanga bivuze ngo domene abantu bajyamo iyo ari yo yose ikeneye ko umuntu agira ubumenyi muri yo kandi nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga uhereye kera ubona ko Yesu yagendaga akoresha abantu bagiye bafite ku bumenyi nubwo mu ntumwa ze bamwe bari n'abarobyi wenda mu kiganiro dushobora kuza kubivugaho byose ariko ubwenge bwagiye bukenerwa Yesu mu gihe yamaranye n'abigishwa be yarabigisha yarabatozaga akabigisha uko bazakora umurimo tunabona ko igihe cye kirangiye yabasigiye inshingano zo kwigisha abandi abadukurikiye bashobora kuza gusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wawo wa 19 n'uwa 20 Matayo ibice 28 umurongo wa 19 ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose umurongo wa 19 haravuga ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe nawe mu minsi yose kugeza ku mperuka y'isi amen birumvikana ko amaze kubatoza amaze kubigisha yahise abaha inshingano yo kujya kwigisha abantu kuko bari bamaze kugira bagage igaragara y'ubumenyi ubwenge rero ni ingenzi ubwenge ni ingenzi Yesu yakoresheje abize ntakonekeza abantu bari barize muri kiriya gihe ko hariho amasosiyete ari avance
abantu bari barize kiriya gihe amashuri ari fomo biriya bintu byari bikomeye ubwo baranavuga ngo ruka ngo yari umudogiteri avuga umudogiteri ariko njye mbona ko yari umufizisiye ntabwo wenda ruka yari umufizisiye ntabwo wenda urwego rwa digiri kunda kurumansiyona cyane Pawulo yari yarasomye amashuri ariko tubona ko hari harimo n'abandi nabo bafite ubumenyi buciriritse ariko Anita yivuzeho neza ngo bitewe n'icyo umuntu yagombaga gukora bitewe n'icyo umuntu yagombaga gukora none nkibaza niba Bibiliya igaragaza ko kwiga ari byiza kavuga ubwenge bashaka gutuma gitusha bakavuga ati ariko ubwenge ati ubwenge se bisaba kuba ubumenyi tavuga ati ubwenge buri muntu wese arabufite ati kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka nyuma abantu babivuga ati twe twaranayize ati twebwe twarayize ati twarigiye Samatare ati twarigiye Jangwane ati twarigiye Kinyamaka none barashaka kugaragaza ko ibyo barimo ubuzima bw'amasengesho ubuzima bw'ibigeragezo ndabyemera no kwiga ariko no kwiga amashuri y'Imana hari umuntu twize kugira ikiganiro hano avuga ibintu byiza Sam kuri kamera ni uri bubyibuka aravuga ati we niba warasenze jya kubaza ibyo basenze ureka bize nabo bamenye ibyo bize ati niba warasenze ntabwo uzaza muri ofisi kuko ntuzi machine ntuzi iki ati ariko nawe niba warize gusa abasenze nibajya guhabwa ibyabo nawe ntuzagire gute yagaragaje ko buri cyiciro cyose gishobora kuba gifite inyungu nahise mvuga nti wagira amahirwe yakiga kanasenga yego none aya makimbirane natangiriyeho cyeka wenda niba nakabije mubwe mutayabona mubona turuka mubona turuka hari ikintu uvuze kiboneka muri yo iyo ijambo ryo muri yo numvaga ndi buri babwireho ibice 28 n'umurongo wa 28 ni ijambo twiza cyane kuva mu bwana abantu bagize umugisha wo kujya mu ishuri ku cyumweru twararyigaga cyane ngo nuko Imana ibwira umuntu ko dore no kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kwesheje burya niyo mpamvu twavuze ngo education nayo ni nziza hari abantu biga neza nkuko muri kwiga Bible studies ijambo ry'Imana risobanuka mu buryo bw'umwuka kubaho Uwiteka ntabwo bivuze ko urinjije mu byina nkuko bivuze ahantu bagarukiramo ngo ngenge Imana ndayubaha nta munyabwenge undota ati ubungubu ngewe mumbona nubaho Uwiteka ati ubungubu njya ishuri ndenze na kaminuza ndenze na doctora ndenze na njye graduatinga kandi ntanagarukije ku cyiciro cyo hasi ntabwo mbyanze ku bundi buryo kuko Imana nanone ibyo yakubwira domine kuko education ikangura n'ubwenge bwacu hari no kuri imitekerereze yacu yakuka imitekerereze ikaruka kandi Imana ikoresha umuntu ku rwego ashoboye ikoresha umuntu ku rwego ashoboye niyo mpamvu ushobora gusomera ijambo kubera mind yawe urwego ifungutseho Kristo akagushurira ibintu biri avance cyane kurusha njyewe kuko ntabwo nyine ndi bubyakire ndagarukira hariya gusa amakimbirane rero ariho kandi sinagombwa ni kumara kubwira nyine bw'ibifura ntabwo nyine yarakwiriye usanga ntabwo ari ukuvuga neza twagize umugisha ari igihugu cyacu ari n'amatorero yagize gusa turanashimira yagize uruhare cyane mu kugabanya umubare w'abantu batazi gusoma no kwandika urumva hari abantu babicikirijwe n'ibibazo banongeyeho kugira icyiciro cy'amashuri 12 ya basic education rwose turashimira leta yacu dushimira n'ubuyobozi bw'amatorero abishyiramo imbaraga kuko hari abantu bagiye bacikiza amashuri atari ku buswa bwabo ku ngaruka z'ibyabaye ku ngaruka z'ibibazo ku ngaruka z'ubukene ariko kandi turashimira abo ngabo bashyizeho umwete kuko nawe wumvaga ko ari ngombwa amakimbirane rero ntabwo ari meza niba nagira umugisha nkiga ahantu bituruka ni kwa kwishyira hejuru kuri side zombi
hari ukwishyira hejuru ko wize noneho hari no kwisuzugura kutarize noneho mu kwisuzugura kwe hakazamo agashyari hakazamo agashyari wenda twarabyirukanye yego nkagirirwa umugisha nkiga ku byo wabuze by'ubumenyi nkakira Imana mukamakazi muri biro yanyu nkajya ku mashini noneho uriya twabyirukanye utagize amahirwe yo kumenya suri akajya abona ngo ndirata icyo gihe rwose biba makimbirane akagira agakundi k'abantu batize noneho nanjye mu mwanya wanjye muke nyine ukabona nintakizwa nzabirata amakimbirane avuke ariko ntabwo byari bikwiriye ibi ngibi twavuze ko Uwiteka nibwo bwenge nyine icyo gihe nanjye nzaba ndi umupfapfa nintubaha Imana muri icyo gihe ubwenge bwanjye marigira amashuri ufite nta kintu amariye Kristo nta kintu amariye Kristo kuko mu migani hava ngo umwana wanjye ngo njye ukunda ubwenge ukunde uhuguka ubwenge nyine koko niko kubaha Uwiteka ahubwo muri ayo masomo yampaye muri ubwo bushobozi yampaye ndimo ndabyubahamo Imana nyine ndabyubahamo Imana nta bwenge icyo Kristo yarashatse Imana igumugisha cyane kangaruke kuri Serve urumva wabashije no gufata umwanya akicara ni Bibiliya hari umuntu none twigeze kuganira aravuga ati ariko niba umuntu asoma ibitabo byo mu isi akavura abantu bagakira ati kuki atasoma Bibiliya ati kuki atasoma Bibiliya ati niba musoma ibitabo byo mu isi abantu bagakira abantu bagatera imbere kuki Bibiliya y'abantu batayisoma hanyuma rero nari mbuze ngo Silva yagize amahirwe yo gufata umwanya noneho yiga Bibiliya ijambo ry'Imana hari mirongo hano ntekereza ko abantu bakunda kugenda baboneraho ishingiro ryo kugira ibitekerezo byabo bakurikiza hari urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere murongo 26 haravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranyije abaswa abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye aya magambo rero afite imbaraga mu myumvire y'abantu cyane abakomeye yahamagaye si benshi abanyabwenge bo mu isi yahamagaye ntabwo ari benshi ahubwo yahamagaye abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge Domini burezi bisubiremo reka nagera nyasome neza abantu bayumva muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi ab'ubwenge bw'abantu n'abakomeye bahamagawe atari benshi n'imfura zahamagawe atari nyinshi ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye aho ntitwasanga ari ahangaha abantu bakora ishingiro ryo kuvuga ko kwiga atari ngombwa ndetse ukabanagaragaza ko Imana inabyanga rwose kuko yahamagaye abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge byatambutse ariko ntabwo nkiba ariko mu byatambutse abantu bajyaga bava mu ishuri ati Imana yankuye mu ishuri abantu bajyaga bava mu ishuri ko Imana yabakuye mu ishuri ikabuza no kwiga ariko iri jambo ese wamugani kuki ese koko ubundi bishatse kuvuga ko Imana yahamagaye abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge ese abanyabwenge bafitanye ikibazo n'Imana none se amugani ba Matayo nabande bo ko bari barimo nkamwe mwize Bibiliya mudufashe cyane gusobanukirwa iki kintu
urakoze reka mbanze mpere ku cyo Anita yavuze yasomye ijambo riboneka mu gitabo cya Yobu kiriya gihe ku bwa Yobu hariho ikibazo cyo kwibaza ngo ubwenge buva he yego hanyuma badukurikiye bazasome bahere ku murongo wa 20 muri iki gice cya 28 niho bibazaga ngo mbese ubwenge buva he se kumenya ko kuba he hanyuma Imana ubwayo yitangira igisubizo umuntu ku murongo wa 28 kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka bivuze ngo umuntu mu yandi magambo Imana kuko nidashobora kubeshya nizi ibintu byose hanyuma itanze igisubizo cya burundu iravuga ngo nta handi ubwenge bwaturuka ni ukuyubaha hanyuma wa muntu wayubashye ashobora kuba yarizeho ashobora no kuba atarize wenda nyuma turaza kubihuza ariko muri izo mpande zombi birashoboka ko wakubaha Imana hanyuma mu gihe dusomye mu gitabo cy'imigani igice cya 2 ku murongo wa 7 haratubwira ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya bivuze ngo ubwenge nyakuri burabanza buturuke kubaha Imana ugasobanukirwa Imana ukayubaha iyo ngezange birandyohera urumva umuntu ashobora kuba afite n'ubumuga ariko urukundo rwo kubaha Imana rukamuzamo akayubaha Imana ihita imufata nk'umunyabwenge ukomeye hanyuma mbihuje rero nicyo wari urimo uvuga ko Imana yatoranije abaswa ku by'isi reka duhere ku gihe cya kera abahanga mu byo gutekereza aba dukunze kwita abafilozofi bo bahakanye Imana hari nk'urugero rw'uwitwaga Jean Paul ubwo nibo banyabwenge b'icyo gihe bavugwaga yego Jean Paul Sartre we yanditse ibitabo byinshi aravuga ati Imana ntayo kandi muri icyo gihe yarayo yego hanyuma nyuma baza kwisubira baravuga ati ariko iyi oda yose tubona tukabona imvura iraguye tukabona izuba rirarashe tukabona burije tukabona burakeye hari umuntu ushobora kubigenzura akabitegeka basanga nawe barabati nimba rero nta ubu hari Imana ibiyobora tutazi hari ikintu kibiyobora hanyuma bamwe muri bo bemera ko Imana ibaho rero abanyabwenge akenshi bemera bigoranye kubera ko bagira critical thinking baratekereza cyane bagasesengura bakagereranya hanyuma bikabagora guhita babyumva yego niyo mpamvu rero iri jambo ryatubwiye ngo kugira ngo ikoze isoni abita abanyabwenge mu by'isi n'ibindi ndumva kuba umuswa mu by'isi nyine ari nko kumva nyine utari experienced cyane mu byayo ahubwo wenda urumva hari ibintu byinshi udakora by'isi yego utaba ushaka no kwinjiramo cyane bitavuze ko kwigabuya ariko hari ubucakura bw'isi utinjiramo cyane kuko hubaha Imana hari ubucakura bw'isi nyine utaba express cyane ngo winjire ubuvimviremo cyane kubera za mbaraga zawe zo kubaha Imana hanyuma ikagutoranya utyo kubera izo mbaraga zo kubaha Imana ugasanga kubera ko kubaha Imana iragufasha iguteretsemo ibyayo nyamara wa muhanga we ncakura mu by'isi bikamuvanga kuko Imana niyo shingiro ryose ryo kumenya impamvu mvuze utya hari umupapa agiye mu materaniro mu by'isi ntabwo yize ariko Imana yavuga ati mwana wanjye ndakugirira neza ntabwo yize nyine bihambaye byamuhisha akazi yari yahawe Imana Rwanda teri yari igikora Imana igira utya atowe ngo waye akazi hariya kandi nzagufasha Sylvain akicara bamujyana mu kwamura by'iminara umuntu utarize IT utarize ibintu ibyo nta kintu yarabiziho ariko ngo akicara wenda nk'urungura ari urusinga rugacikiramo imbere inyuma bitagaragara amakonegisiyo agapfa
ngo abazungu bagashakisha n'abahanga bose bagashakisha bagahiga ikibazo bagakibona wa mugabo akihinana agasengera ati mwana wanjye rero ikibazo dore ahantu kiri ati urura rusinga n'imbere yakoze sirikwi ariko ntibigaragara genda babwire bahambure hano hantu bahagire neza babwire bahambure kuko ibyo guhambura ntabyozi ntabyazi ubabwire bihambure ntabyazi ikibazo kiri muri runo rusinga bahambure barasanga imbere hakoze sirikwi babikore neza network bakunda ubwo rero akaza mu butware bw'Imana ati muze ikibazo hano kiri ndahazi ati ikibazo kiri muri runo rusinga habayemo sirikwi ntabwo muri kubona ko harimo ikibazo kuko abazungu n'abahanga bose bagaterateranya bakabona birakunze byamuhesha igikundiro bimuhesha amafaranga bimuhesha misiyo byonyine kubwo kubaha Imana Imana ikamuha n'ubwo bwenge kubw'icyo Imana ishaka ikintu gikomeye gihari ni ukubaha Imana ni ukubaha Imana ntabwo ugiye gutika ntabwo ugiye gutiga ko nyuma turi buze kuvuga ku ngaruka bigira kutiga bigira ingaruka ariko kandi biraryoha kubaha Imana uzi n'icyongereza impamvu turi mu isi none isi amoko menshi avuga indimi zitandukanye biraryoha kuba Imana yakorezaho serve kubwiza muri Belgique uzi ururimi rwawe ni ukwagura ubwami bw'Imana nta fantaje mu kwiga uretse ko wenda nyine si benshi Imana ibikorera ariko ishobora gukora ubushobozi bwayo ko n'Imana ishoboye byose ikaguha kuruvuga kubivuga ariko kandi ni byiza ko tubimenya nuko umunyamerika kaza nko mu Rwanda ntiyigunge avuga ijambo ry'Imana usemurire ni data biraryoshye mu bwami bw'Imana ni byiza ariko tubyubahemo Imana kuko nutubaha Imana bizapfuza niba hari ikintu kiryana kubona umudokiteri kugenda yandika 8 mu muhanda yasenze akora iby'isoni ubwo ni ubwenge nta bwenge buburimo uwo ngoro twara umukecuru wubaha Imana ati data uri data mwiza urera urakiranuka ati nzagendera mu nzira zawe basi ngendere araruta umudokiteri ugenda akora ibipfuye amaso mu muhanda kubaha Uwiteka niryo shingiro rya byose kuko ubwo bwenge bwose uzagira wagira degree zingana gute utazubahamo Imana mu maso y'Imana nta bwenge ufite ubwenge buva kuri wowe Imana ibamugisha dusanze kwiga ari byiza hari igihe Imana yigeze bigwanya ahubwo nkurikije amagambo Sylvain yavuze twebwe ari igihe dufata ijambo tukarikura muri context abo yabwiraga ko cyari babwiye gutyo noneho urumva ngiye maze iminsi nifitemo ayo makimbirane ko abantu babivuga cyane bakabishyiraho imbaraga ariko tukabona umurimo w'Imana harimo abantu bagiye biga si yo Yesu yivuga ntabwo abaga arimo kubakomeretsa cyangwa abandi ariko nkurikije ukuntu abivuze yavuze ati icyo gihe impamvu Imana yavuze iryo jambo hari ikibazo abantu b'icyo gihe bibazaga ubwenge buva he ubuhanga bukumenya kuva he kandi noneho nkurikije ijambo ngiye gusoma hano biragaragara ko hari igihe abantu basengera ibintu bibaza ibintu kuki batabibona ariko ahubwo bakaba bafite imyitwarire ibabuza kubibona ari izo mbogamizi noneho reka mvuge kuri iki cy'abantu b'abanyabwenge n'iki Paul avuga ati yatoranije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge nk'abo bafilosofi batemera ko Imana igira gute iba no musara batemera ko iba ku masosho media dufite abadokita benshi b'abahanga rwose ugiye bakanazamura izo tujuru rwose abandi n'iminwa bakayemeka ati ibyo gase turabyumva ibyo ngibyo bagaseka ati rwose ati ibyo ngibyo ati tujye t'inyandiko z'abazungu ati ni ubukoroni ati baraje bagira gukina gutya nyine ukumva yabiciye amazi ariko reka dusome ku rwandiko umunsi turinjira muri Bibiliya cyane kugira ngo abadukurikirana bo baze kudufasha gusesengura rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 kugira ngo abantu babashe kumva Pawulo avuga ngo Imana yahamagaye abaswa bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge habaye iki kugira ngo aya magambo avugwe kuko hari amagambo asomwa muri Bibiliya abantu bakaba offended abantu bize bagahita bakomereka bavuga ku batunzi ugize akantu afite bakabana ati ni nkamwe nyine ni muzare
kumva nabi ijambo ry'Imana. ariko hano hari ijambo rivuga ngo ariko aravuga ngo ubuhenebere bwatewe ntabwo ari butewe icyo gihe bwatewe no kwimura Imana. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo kuko bigaragara ko bazi Imana. Obviously bazi Imana, nubwo bashaka kugaragaza ko batayizi ariko bagize gute? Bigaragara ko bazi Imana. Bayizi bati Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. Ni abavumbuzi, sibyo? Ni abahanga mu bintu bigiye bitandukanye, muri fizike, muri mate, bakoze ibintu bigize gute bitandukanye, kandi Bibiliya iragaragaje ngo Imana niyo yagize gute? Yabahishuriye ubwo bwenge. Niyo yabahishuriye gukora ibyogajuru, niyo yabahishuriye gukora indege, bakora za misile, bavumbura ibintu n'ibindi bigize gute bitandukanye. Ariko mbi ikibazo, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo. Mu yandi magambo, hari ukumenya Imana, kumenya Imana uciye muri ambirono, kuko byanga bikunda nk'ibyavuze ati ese iyo ordre tubona mu isi yashyizweho nande. Ibyo bituma abantu bavuga ngo byanga byakunda hariho icyashyizeho ibi ngibi banakunda kwita muri prime mover. Bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Niba hano hari utuntu tw'utwara tuba mu mazuru dutuma umukungu utazamuka ngo ugere mu bwonko, ibyo ngibyo bigaragara neza ko ari ubuhanga bw'Imana, ntitubasha kugira gute kubyireguza. Niba tujya kuno tukabona burije ejo bugacya, nta wundi muntu ushobora gushyiraho iryo tegeko. Bigaragara ko ari Imana yagize gute yabikoze, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana. Numva ikintu Imana apfaga n'abanyabwenge icyo gihe, ubwo bamenye Imana barayimenye ntibayubahirije nk'Imana, habe no kuyishima. kandi rero yabahaye yego habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, ya filozofi n'ibindi byose, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Imitima y'ibirimarima biyise abanyabwenge bahinduka abapfu. Mu yandi magambo, barafite skills, barabahanga pe, Imana bahaye ubwenge, ariko noneho kubera ko tubaha Imana bahinduka abapfu mu maso yayo. imitima ibirimarima, sibyo? Maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima, biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibiguruka n'ibindi n'ibindi. Tekereza ko turi kuri aka kantu kw'imirane azanwa n'ijambo ry'Imana rimwe na rimwe tuba tutarisomye neza ngo turiho umwanya. Ntabwo ari uko abize babyumve, abataragize amahirwe yo kujya kwiga babyumve. Ntabwo Imana irwanya amashuri, ahubwo Imana irwanya gukiranirwa k'umuntu uwo ari we wese, ariko cyane cyane tubonye ko gukenerwa kw'abanyabwenge nko kurakabije kandi ubwenge rero yabubahaye. Ariko urabona, niba Imana ihaye umuntu ubwenge kugira ngo bukorere sosiyete, ahubwo agatangira kubugira ubwe no kuva mu murongo Imana yamushyiriyeho, ntabwo byabura kugira gute kuyirakaza. Ntekereza ko rero twari turi ku myumvire y'abantu b'abanyabwenge ku Mana. Ahangaha cyo Nebukadinezari yazize yego ku rwego Imana imujyana kurisha koko. Yego, kuko aramubwira ati ninjye naguhamagaye. Ntabwo abantu b'abadogiteri bakomeye bazi ko Imana bahamagaye kugira ngo bavure. Ntabwo bazi ko abantu ku rwego rwabo nashaka batarinjira mu rusengero, turabimubwiye, nashaka atarinjira hehe mu rusengero, ariko ubwo bushobozi afite Imana yamuhamagaye kugira ngo agire gute abukoreshe. Kubera ko usenga hari atabasha, nk'uko umucuti wacu Bye yabivuze, usenga hari atagira gute atabasha, ariko nanone uwize nawe
hari ibindi abashije yego umunyamasengesho afite ibyo abashije n'undi rero mu rwego afite ibyo agize gute abashije rero ntabwo Imana irwanya amashuri nk'uko twari tubibonye ahubwo irwanya ubwibone buturuka hehe mu mashuri ngira ngo ni imyumvire twari turiho y'abantu bize b'abanyabwenge ku bigendanye n'ubukristo barabupinga cyane ariko nibumva iki kiganiro kiraba kirabwira ngo Metano y'ahari iyo myumvire ndumva nayongeraho ikindi hari umwanditsi w'umufaransa witwa François yaravuze ngo la science sa conscience n'est ruine de l'âme yabivuze ashingiye kuri iriya bombe nucléaire yatewe n'abahanga nyine bayikoze abahanga barimbura abantu byumvikane ko bwa buhanga twarimo tuvuga ariko butajemo kubaha Imana burarimbura nongereho iki birababaje kwitwa impuguke udashaka Imana ukitwa inzobere ariko udashaka utazobere no by'Imana ukitwa umuherwe ukitwa umukire ukitwa umutunzi ariko udatunze ijambo ry'Imana ukaba umunyamategeko uzi amategeko yose ariko amategeko mu ijambo ry'Imana byaranze kandi ari yagenga ibindi byose ntaho byageze umuntu bizarangira habaye kurimbuka twigire noneho rero mu mumaro noneho w'amashuri mu bwami bwa Kristo ubwami bwa Kristo buhera mu mutima w'umuntu buhera mu rugo rw'umuntu bukagukira mu itorero nyine ikoraniro bakatubika neza kuri ikoraniro ry'abantu bemera Kristo ahantu henshi hagize gute hatandukanye tugiye kureba tugenda twihutisha ariko umuntu nk'itekerezo y'ibyo kagitanze nise nuwihe mumaro w'amashuri ndetse yanazamutseho kuko ubu ngubu hari icyiciro abantu kimeze nk'ikiraro mu Rwanda rwacu hari icyiciro kimeze nk'ikiraro kugira ngo ugere ku yandi bitewe n'aho isi igize gute itujyana sibyo uyu mumaro wo kwiga mu itorero mu gihugu turabizi kuko turabizi nako turabizi ariko nuwuhe mumaro w'amashuri ariko tuvuga amashuri ubwo ni ukwiga neza ntabwo ari fréquentation gusa kwiga neza ukaba nyine warize uri umuhanga mu itorero rya Kristo hano ku isi turi ariko tuza no kureba imbogamizi se z'umuntu z'umukristo utarize we ni izihe ariko turi kuvuga ku mashuri imbogamizi z'utafite amashuri ariko duhere ku mumaro ariko dushingire cyane no kuri Bibiliya ese muri Bibiliya ho umuntu ku bantu bize tubona batugaragariza umumaro ku buryo banavuga ati nanjye nzaba akanaka nagiye mbivugaho nyitangira amashuri ubumenyi bw'ino niko twabyita bifite umumaro ukomeye cyane mu itorero urumva education iri base abantu bumva ari gusoma no kwandika no kubara kuko urumva nibyo dukoresha mu buzima busanzwe niba baba bati niba ugiye mu isoko umenye ayo bakugarurira cyangwa se nawe umenye ayo wishyura cyangwa se niba umuntu akwandikira akamesaje ntibaguseke nza kwereka sibe bakensomera cyangwa se niba ngiye kukwandikira ubutumwa sinjye kwa Sive ati nyaboneka nyandikira umumbwirire gutya ukwigira niko tuba turwana nako muri iyi si ariko igikomeye uravuze ngo education iri avance yegeye imbere ijambo ry'Imana riravuga ngo wigishe babandi bazashobora kujya kubyigisha uhanyumvanye uyafate mwana nawe uzayaha abantu babize babasha kuzayabwira abandi babasha kuzabibwira abandi kugira ngo bigire umumaro ni byiza ko usharinga ibyo ufite hanyuma ubwo bumenyi bigira umumaro munini twavuga kuri communication turi mu isi Kristo adeho tuba ngo mugende mu mahanga yose ubevangelize mu mahanga yose
abemera mu babatizi ntabwo yabaye limitati mugene mu bavuga ikinyarwanda gusa abantu banje mu bambwirira amahanga yose rero mu bintu bitandukanye amahanga n'ururimi rumwe ni byiza ko tuba impuguke twumve ko aho Kristo nyine tube abamisiyoneri wumve ngo aho Kristo yanyohereza yantuma Kongo agenda igiswahili mbabwiriza Kristo yantuma mu Budage agenda nkivuga ta yantuma muri Belgique agenda mvuga ururimi rwabo iyo ngiyo ni uburyo bumwe n'ikindi kintu navuze mu itorero ry'Imana habamo uburyo bwa healing kuko n'iby'isanamitima kuko ijambo ry'Imana bati ubugwaneza umutima mwiza kuvuga neza rero itorero rya Kristo bavuze ngo nikorane rihuramo n'imiryango itandukanye wavutse kwa Karoli wavutse kwa Simoni wavutse kwa Petero dufite characters zitandukanye ntabwo ari umuntu wese wahoze iyo mico yego bisaba management ninje muri management birasaba umuntu Kristo ahaye ubwo bwenge bwo kwegeranya iyo mitima ibaziriya korali mbona n'abantu 100 umuntu yandika azana umuhamagaro ntituza ahavuka gusa yabyanditse wenda iyo umubuza itarakara ubundi ni umunyamahoro nyine araho kwegeranya iyo mitima bisaba ubundi bwe kandi inaha turabyiga uretse Kristo utanga ubwenge inaha turabyiga hanyuma no muri misiyo y'abana b'Imana harimo guhumuriza imitima kuko dushobora guhura Kristo yarampaye agakiza ariko nahuye n'ibikomere bitandukanye byinshi uwo murimo sinza gukorana ibikomere hari abantu Kristo yahaye ubwenge baranabyiga byo gusana imitima umuntu agahumurika agakomeza urugendo rujya mu ijuru ntizimye mu magambo rero muri ubu bwami muri urugendo rujya mu ijuru harimo domene nyinshi zishobora gukenera ubundi bumenyi izo domene rero ubwo buntu bwose bukwiriye kugira ngo abana b'Imana itorero ry'Imana ribe ritekanye domene hari umuntu uza uri kurira amarira yakwishe akakubwira amagambo 3 ugasanga aho nta n'ikibazo bafite ukongera ukanezerwa ugasubira mu nzu y'Imana wumvaga wahasezeye kuko atari bose babikubwira ubwo buhanga burakwiriye tubyemere ubwo bumenyi burakwiriye nose ko cyane nose atatorera ko abakora ntabone mu itorero ntabwo bose babaha amafaranga bifashisha umuntu wabyize kugira ngo bijye ku murongo abantu ntibahangane sibyo nose ko ubusekreteri abunyamabanga badatoro wabonye wese atora wabizi yego azi uburyo bigengwa reka mu bwami bw'Imana ntagaraka Imana yacu iri smart ku rwego Imana yacu iri smart Imana yacu smart tubyemere Imana iri smart rwose niba hano mu isi dukundira biri ku murongo Imana ngo nikunda akajagari niyo mpamvu no mu itorero tubyemere tukwiye kurwanya ibintu tudashoboye niba utazi nyine finance reka ababizi babigena uko uzavanga ibyinjiye n'ibyasohotse uvuga ati imibare irerekana ko amafaranga ari menshi atako nge ntayo nariye kuko utabishyize ku murongo wize kubikora bazakuguruka uzayatanga yariye koko ariko mu by'ukuri Imana yarabizi ko utanayariye ariko ntabwo twabyizera ni byiza ko ubumenyi iyi ngiyi education irakwiriye mu itorero ry'Imana kugira ngo habe umurongo uri smart kandi n'ubwoko bw'Imana bunezerwe bugubwe neza tugane mu ijuru n'imitima yacu ihumuriza nuko ndavuga Sivyo nayo icyo bakongera murakoze hari ibyo nakongeraho bikeya buriya umuntu wize ni influential person aravuga rikijyana yego ubu hari aho umuntu wundi utarize atagera hari requirements hari ibisabwa ntabwo waba meya utarize ntabwo waba minister utarize kandi umuntu ukijwe ntahejwe kuba meya ntahejwe hanyuma ndabyubakira kuri Daniel yakoze hejuru mu government akora no ku ngoma nyinshi cyane akora no ku ngoma nyinshi hanyuma yavugiye Imana ijambo rye rituma umwami afata icyemezo cyo gutegeka mu bihugu byinshi ngo bajye bahindira imishyitsi imbere y'Imana ya Daniel
kubera ko yubahishije Imana bitewe na education yari afite nibyo position umwanya yari afite hariya watumye Imana yamamara. Hanyuma mu itorero tugize umugisha abantu bakagira amashuri ari hejuru bizatuma Imana imenyekana hejuru kugeza ku mpera y'isi. Hanyuma ikindi umumaro w'itorero habamo kwigisha. Guhera kera abayuda bigaga amategeko bakayiga bakamenya. N'ubu rero itorero rifite umurimo wo kwigisha abantu bagahinduka abigisha. Ni nacyo gituma dukizwa, twakijije kugira ngo duhindure abandi. Hanyuma biragoye ko wakwigisha nta kintu ufite. Ntekereza ko wize uburezi ntago wajya mu ishuri ngo wigishe ikintu runaka udafite kandi ibyo ufite. Abantu rero bashobora kuvuga ngo Bibiliya Umwuka Wera azakora, nibyo aranadufasha, ariko binasaba kuyiga ugasobanukirwa. Kuko umuntu wize agira, nabivuzeho, agira critical thinking, atekereza, akagura, agasesengura, akagereranya ibintu n'ibindi. Mbese agira ubundi buhanga buhanitse bitewe n'amashuri yize. Ni ngombwa ko itorero rigira abantu bize. Hari ikintu yavuze, buriya hari serivisi itorero ritatanga ridafite ababyigiye. Wabivuzeho guidance and counseling, isanamitima. Ntabwo umuntu wese yagenda ngo afashe abo bantu, ntabwo bishoboka. Bisabye ubwo bumenyi kugira ngo bigende neza. Mu yandi magambo, kwiga ni ikintu cy'ingenzi mu itorero, ni ikintu abantu baharanira kugeraho, kuko iyo unize ukaba wubaha n'Imana n'ibintu biryoshye, Imana igukoresha nyine ku buryo bwagutse. Ibirimo turimo kuvuga bigendanye n'amashuri nabyo byabaga bigenda bishingiye ku gihe. Ahubwo ikibazo tugira ni conservation. Ni abakonservateri badashaka kubona ko isi igenda ihinduka, bareba none isi byigize gute ikeneye, bagashaka kuguma mu bya kera. Kandi Yesu n'uwandike bahageze kubahana bagati rero muracyari mu bya kera bya Kristo. Bakora bya Kristo ngo harimo ibintu bya kera by'ishingiro bitagakwiye kuba bikigishwa abantu bagize gute bakuze. Rero harimo abantu bitwaza ngo kujya cya Yesu ngo na Yesu ngo ntiyize. Niba nyiri ubwenge ni Imana, sibyo? Kabiri, education yatangaga hari kiriya gihe yabaga iri familiale, yabaga ari mu muryango, yabaga itarabavanse cyane, sibyo? Yabaga ishingiye ku muryango. Ariko uko igihe kigenda cyaguka, kigenda kigira gute cyaguka, tugenda tugira evolution, tugenda tugira impinduka. Kandi Pawulo yavuze ngo ukuri dusohoye muri ko tugomba kugira gute gukurikiza. Nibyo gihe abantu babaga batarize, bakaba nta serivisi nyinshi zikeneye abantu bize, bakabona bazikora bikagira gute bigakunda. Uno munsi cyarahindutse, utarize ku bw'amateka nta rubanza ariho, ariko ufite uburyo ntabashe kujya kwiga arimo aranakora cyane. Arimo arahemukira Imana, ntekereza ko kiriya gihe rero byaterwaga n'igihe abantu bagize gute barimo basohoyemo, ariko noneho uko bagenda bava mu gihe bajya mu kindi bigenda icyo kiratubonga. Ubwo tubona ko ari ibintu bigize gute bikenewe. Icyo gihe nyine ntabwo abantu batwaraga imodoka konza nk'izabaga zinahari we. Icyo gihe ntabwo bagiraga nyinshi, kuko kuva ku itorero rya kurindi ntibyasabaga amadeplacement agize gute ahambaye. Wenda icyo gihe uburyo bw'imitegekere y'amatorero ntiyasabaga ko abantu bideplace ku buryo bugize gute buhambaye. Ariko no munsi byaragize gute byarahindutse, ahubwo abantu nibashyiremo imbaraga, kandi Imana yiteguye kuyikira abantu bafite ishyaka ryo kugira gute ryo gukora, ryo kwiga neza, igihe bafite kubaha Imana mu mitima yabo. Tukumve nk'ukavuze kwiga ni byiza, n'ababishoboye gifite uburyo rwose bakomeze cyane. Noneho burya mu buryo bwa Bibiliya nabwo hari ibintu bibiri itatubwira mu buryo buri explicit, mu buryo bweruye, ariko ikabivuga kugira ngo ukoreshe amaso urebe witegereze. Pawulo yari yarize, yavugaga indimi nyinshi, yavugaga indimi z'iwabo,
akavuga ikiroma akavuga ikigiriki kuko yari umuyuda akaba n'umuroma yagize influence nini kwivuga butumwa bitavuze ngo niwe bitavuze ngo afite isumbwe iruti ry'abandi ariko yagize umumaro Imana amukoresheje ibikomeye ibyagutse bitewe na influence yari afite n'ubushobozi yari ifite. Petero nawe ni umukozi w'Imana nawe yakoreshejwe ibyo yashoboraga harimo n'abandi batatubwira ibyabo ariko bafite ibyo bakoze wenda bitewe n'uko byandikwa kuko buri ntumwa yahamagaye ifite ikizagira gute ikizakora niba Matayo yari ibintu bya accounting abizi kuko arasoresha bivuze ngo yahamagawe kuko afite impamvu agize gute ahamagara rero n'Imana arafasha abantu ikagenda ibahurizamo ahubwo atwikaga icyo bita unity in diversity donc abantu bafite ibyo batandukanye ariko bubatse ubumwe buzuzanya mu murimo w'Imana rero ntekereza ko uno munsi umuntu nanjye kuvuga ngo uno munsi umuntu utashishikarira kwiga nibuka ko hari n'abantu bafite imyizerere yo kutiga turacyafite abantu mu izina ry'Uwiteka Imana yabo bemera bavuga ko kwiga bitafite iki imbaraga ntabwo ndi bubivugeho ngo bidetaye sindi bubidetaye ariko mfite preuve mfite ibihamya by'abantu nagiye nigisha babona scholarship banga kujya kuko nyine ntabwo Imana ikunda abantu yize ibintu bihambaye turacyafite abantu bagifite iyo myumvire turacyafite abantu urugo nyine bwavuze ngo kwiga bituma utekereza cyane ukakora analize ariko turacyafite abantu bafite ibintu bipurivaho by'ubuzima ati Imana ntabwo igira gute byemera na mituweli nta bantu se mugeze mubavuga ati hatije ntabwo mituweli twere ati Imana ni imvuza ati muganga wanjye ni Yesu rero twatuma tuvuga ngo Pawulo yanditse inzandiko zingaje 13-24 abandi bagabanye 10 mu nzandiko ziri mu isezerano rishya 23 zirimo Pawulo yanditsemo 16 kubera kumenya indimi nyinshi bivuze ngo kuba yarize byaramufashije ariko niba avuze ngo yahamagaye abasuka bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge none ni gute umuntu ufite ubwenge bungana gutyo apfobya ubwenge ni uko avugaga bene wabo b'abanyabwenge ariko basuzuguye Imana iyo biza kuvugwa na Petero we akavuga ati no kutize shaka burimo kuzana complex ayereye mu ndobani yego natwe turabivuga twarayize sibyo ni byiza ariko umuntu wize amashuri tubaha Imana nta bwenge na bibiri mu itaka adafite ubwenge twigarukire rero akagakwitira k'umumaro turaza kongera kugarukaho kuko birakwiriye ko abantu bamenya ngo turakeneye kwiga tunubaha Imana ariko dukeneye kubaha Imana kurutaho yego ariko abantu bubaha Imana kubaha Imana gusa ntabwo bituma uvumbura imiti y'ibyorezo sibyo kubaha Imana nibwo bwenge ariko kubaha Imana gusa ntabwo bivuze ngo bizakingura ibintu byose isi ikeneye Dominique nusenga cyane Imana izaguha Imana izazigwa ariko dufite abantu basenze cyane batavumbuye umuti wa covid nyine nusenga cyane spiritual uzaguka ariko nyine hari ibintu biteganya kandi ukeneye iminsi bikenewe kandi wanasenga twigarukire rero ku mashuri yanyu ku mashuri yacu ngira ngo mumubwire ku ivugabutumwa mu mashuri ivugabutumwa mu mashuri se mwagiye muri kora ubu noneho muri no hanze se mubona ivugabutumwa ku mashuri uburyohe bwaryo cyangwa se imbogamizi zaryo hari izihe cyangwa se ni izihe ese iyo mugarutse bwo mugeze mu buzima busanzwe muri sosiyete ngari irimo abantu babashije kwiga n'abatabashije kwiga ese mubona kuba mwarize bibafasha iki mwebwe ubwanyu gukorera Imana no kuba mwagura ubwami bw'Imana kandi aho ngo ku mashuri nabwo mwakoraga ivugabutumwa gute muri segonderi hari umuryango
yitwa rajepra. Nagize umugisha Kristo amagakiza nyine ndi muto, nagize neza rajepra nahageze nkijijwe. Urumva rajepra ni umuryango w'abanyeshuri muri segonderi twarivangaga gusa upfa kuba uri umukristo, kuko habaga abakatolike hakaba na rajepra n'abadivantisite. Aho ngaho neza niko byagendaga, ubwo nayo matorero yahabaga. Ubwo dimanche abakatolike babaga bagendaga bafashe gatoya, ubundi twakoraga kuzita communauté. Ni amakominote catholique, adventiste na protesta. Noneho ikitwa protesta, bayitaga groupe protesta. Ikongera ikitwa rajepra gute, rassemblement des jeunes élèves protestants. Abantu bahuriye ku ngo twaga tuvangavanze nyine pfa kuba twemera Kristo nyine turi abaporoso. Byabaga biryoshye, byabaga ari byiza, ariko numvise icyari gikenewe cyane ndangije. Urumva dimanche urumva harimo amakorari y'abanyeshuri nyine wasanga twizengurukaho ariko dushoboye kumva biraryoshye muri za mpano Imana yaduhaye. Ugasanga dutwayemo perezida, ugasanga dufitemo komite, ariko still nyine ni babajeni, ni assemblée y'abajeni. Byari byiza Kristo ntabwo abura gukora, kuko urumva n'imyumvire byibuza muba mugenda mwinduka ko muba muri kwiga, ariko ivuga ubutumwa bari kwiriye pe. Nyine nsaba n'abishoboye tujye twegera bari abanyeshuri, kuko urumva avuye muri examen uretse gukora kw'Imana nyine ababizengurukaho. Ivuga ubutumwa ryari ni ryiza, kuko Kristo akoresha uko ashaka. Harimo n'abakizwaga kubona umwana yakiriye agakiza, ariko wavuze ngo tubibona gute ubu turi no hanze. Bari abana kuko bakeneye ababarera, tubyite, kuko ndabyibuka byatunezezaga cyane iyo habaga harimo profe waje guterana natwe, wenda ari nka teacher wacu waje, twaga tunezeye, tukabona umuntu mukuru turimo yatubwiriza tukanezerwa, nyine ukabona bimeze neza. Birakwiriye ko tubyiteho, wenda n'abatwumva b'abayobozi rwose tugera kuri bari abana, ubwo usanga segonderi abana barahapfira cyane cyane muri boarding, kuko nyine baba bifite, ariko iyo ubaganirije ukababwira ijambo ry'Imana ashobora guhinduka. Hanyuma muri kaminuza rero habaye sepo nayo iyo community ya Pentecote, nyine umugenzi ya Pentecote bo rwose na Pentecote na ADP. Urumva kaminuza umuntu wamaze gukura bitandukanye na secondaire, ariko kaminuza bo nyine hari n'igihe unagiye ufite udufaranga, ugasanga barimo baranatuma nyine by'abantu bakuru, ariko ni ahantu umuntu apfira cyangwa se akahakirira. Burya umunyeshuri usaba umunyeshuri tuzabeshya, kuko nabimenye ndangije nubwo n'abandi muri kaminuza, ariko rwose mind yabaga iri aho ngaho muri economy. Ntashaka no gutekereza ibindi biri hirya cyane, bati sinjye uzarota test zirangiye, examen nkazitsinda, n'amasengesho uvuga ati Imana ntabara, nimbona ino kanzu nyambaye uzabungiriye neza. Birakwiriye ko naho abantu babegera za domaine zose, za healing, zaki umuntu ashobora gukizwa ariko afite ibikomere, avuga ati nta kibazo njye nzasenga Imana, nzanakizwa nuzure n'umwuka wera, ariko rwose ibi sinzabikora kuko igikomere afite. Uretse Kristo wamuvumburisha wa muntu uri avance mu kuba yacokoza ubwenge bwanjye, ntabwo ibintu byazakira. Ntabwo waza uvuga ibintu ntumva nguje ngo muri healing gute, haza ya nzobere ikabanza ikakuzenguruka akagufata, akavuga ko yamyumvire yawe yose iri hasi. Ni byiza ko rero hose tuhegera, ariko rwose mu magambo make mu bigo by'amashuri bakeneye kugira ngo
biraryoha kuko gufatira abantu hamwe none bari mu buzima bumwe n'abandi barya ibintu bimwe baba banasa basa ni byiza kubibaha biri for none bakaza babyuza bageze hanze hari utuntu twinshi mba nibuka n'igihe muri kaminuza kandi ariko sinarahavuye kandi ubwo icyo gihe banabivuga wasanga nafite nka kati sinanabyiteho cyane ariko nkagenda mbyumva ni byiza kubiba mu banyeshuri kuko bigira umumaro na nyuma yabyo tubyite Imana izatugirira neza. Sylvain, noneho nawe waze kumva ibyo nitavuze aho uratubwira cyane kuri kaminuza kuri raje turabivuzeho ku segonderi turanabihuza n'amakorali y'abanyeshuri kuko ahantu henshi hakunda kuba amakorali y'abanyeshuri ahari. Ese bifasha iki gukora umurimo w'Imana wiga cyangwa se warize biriya bintu byo kuvuga ngo hari korali z'abanyeshuri zitavangiye n'undi muntu uwo ari we wese, ese byo bifasha iki? Hanyuma noneho turaza guhita tumuvugana mu musozo tuvuga se koko niba Imana ikeneye ko abantu biga kandi ikaba yaratanze n'umugisha abanyarwanda bakiga amatorero hakanywa abantu benshi bagize gute biga, ese umuntu bari bategerejemo barabugaragaza gisubize gutya mu magambo make. Mugenzi wanjye yabivuzeho, iyo abantu bahuje ubuzima basangira ibintu bimwe bigana muba muri kondisiyo zimwe biroroha kumva Imana. Munabona ko abanyeshuri muri kaminuza basenga bakagira izindi mbaraga bagafashwa cyane. Buriya ikibazo tujya tugira iyo tugeze hanze, imifashirizwe yo mu kigo itandukanye n'iyo hanze, kuko mu kigo nta bibazo byinshi biba birimo, kaburuse karaza gato gapanga, ariko iyo ugeze hanze umenya byivanze, akazi karabuze, abo nsanze barandeba gute, hakazaho na komplekse z'aho ugeze, bigatuma ivugabutumwa ritazamuka cyane. Ariko amakorali yo mu makaminuza yo mu mashuri akora umurimo ugaragara, arawukora abantu bagakizwa, ugeze bavuga kuri challenges cyangwa se ibibazo abanyeshuri bashobora guhura nabyo mu gihe bari mu murimo w'Imana. Buriya umunyeshuri wakijijwe akajya muri korali agasenga agakora ivugabutumwa aba akijijwe pe, kuko umuntu uri muri kaminuza wemeye gukizwa, kuko gukizwa bamwe abadakijijwe babibona nko kudasobanutse, babibona nko kutajyanye n'igihe, ari ubundi bujiji. Ariko umuntu wirengeje ayo magambo agahinduka agakizwa akagira umushinga w'Imana, awukora neza kandi bikagenda neza. Ndumva rero muri make navuga ngo umurimo mu mashuri uhagaze neza, ahubwo iyo abantu bageze hanze birivanga, kuko bagera mu bantu badasangiye ubuzima. Bo nimba twasangiraga tuvuje ikibazo, uko nkwirekuraho siko njya kwirekura umuntu w'umusaza kandi ntamenyereye, nuko bigenda. None mwebwe mubona iki urumva birimo biranasatse ko twavuze se kuko niba abantu bize muri iyi si ya none hari ubushobozi bafite, hari ubushobozi Imana ibaha, sibyo? Twebwe burya hari ubushobozi Imana itazapfa kuza ngo iguhe, kuko hari aho yagushyize ugomba kujya kuwufatayo. Samusoni yaratakambye ngo Imana imufukurire iriba kuko nta ryari rihari, ariko aho riri abantu bagomba kujya kuvoma, sibyo? Mbivuze ngo iyo abantu bagiye kwiga banakijijwe ni uko Imana ishaka kubaha ubushobozi muri ino si kugira ngo babashe gufasha abatuye isi. Ariko arimvuze nise koko uwo mumaro wabo Imana yabashakagamo n'itorero ryabashakagamo, iyo twitegereje dusanga koko ugaragara. Tangiye uvuga ati iyo bavuye ku mashuri araza ukabona hari ukuntu se koko ubona ugaragara. Niki gituma umusaruro w'abantu bize koko utari mugaragara
hakaba hakiriho n'amakimbirane hamwe na hamwe y'abantu bize n'abatarize, harabura iki kugira ngo abantu bize bagire umusaruro mu bwami bw'Imana kandi ugaragara ufatika cyane cyane mu matorero yacu tubona no munsi? Urakoze, reka mvuge iki twanagikomojeho. Ikintu cya mbere kiba ni complex. Iyo uvuye muri kaminuza wari uri ku rwego rwo gukorera Imana, iyo ugeze aho usengera rimwe na rimwe mu cyaro cyangwa ahari hose waba waraturutse, hari igihe uhagera ukabona abantu bahari biri bukugore saba ku rwego rwawe bari ku rwego rwawe cyangwa banakurenzeho, ahubwo uburyo bwo gukorana nabo bigoranye. Kuko hari cases zagiye zibaho, bamwe bagiye batubwira ugasanga usubiye ahandi waturutse, ariko wahavuye n'ubundi hari amashyari, kuko no mu misengere hari abantu baba batarahinduka ku rwego rwiza. Wagerayo ugasanga barabati wa muhungu arangije amashuri, wa mukobwa arangije amashuri. Ushobora kubyumva bigahita biguca intege zo gutanga umusaruro w'ubumenyi wari ufite. Icyo cyari imbogamizi. Ariko bisa naho ibintu Pawulo yaregaga abanyabwenge none munsi bishobora kuba bigihari. Bishoboka ko hari n'abantu bize nabo bashobora kuba henshi bagira ibintu by'ubwibone bigatuma bo bahasanze nabo bafite ukuntu baresista, kuko niba koko ari abantu bakijijwe bakora umurimo w'Imana, iki cyabuza kugenda no gukomeza kugira gute ubukora. Ikibazo hano kiri ni kwa kutubaha Imana. Ni kwa kutubaha Imana, kuko umuntu ubaha Imana hanyuma akapfa no byaha, iyo niyo jijuke. Hanyuma urumva tuvuge cyane mu mijyi ho usanga n'ubundi ntacyo wakoze, n'ubundi se wa mbere urangije usanga ari ibintu bisanzwe, usanga tutari wo wa mbere graduatinze, uvuye muri bachelor afite masters uri hasi yacu. Icyo gihe uraza ugaca bugufi bavuga ati se ntabwo mwandangira. Ariko ubwo Silva bivuze hari abantu tuvukira mu byaro, hanyuma mayindi zabo hari ziba zigoye, nta n'ikintu uvuze batakubona mu bwibone wa graduatinze, bikakuvuna bikaguca intege, na wa musaruro ntubutanga. Kuko ushaka gutanga umuhamagaro ngo nshaka kwigisha abatazi gusoma no kwandika, byonyine bikakuvuna umutima kubera amagambo. Ariko ukwiye kubaha Imana, kuko uwo wubaha Imana ni umwe mu babiri. Iyo wubashye Imana iguha ubwenge rero ntabwo ari ibintu dutuma mu ishuri. Nturagera muri situation igoye ntukoreshe biology, yego, ukagira mu kibazo kigoye ntukoreshe chimie, ukagira mu ntambara zigoye nk'amwe mu bubatsi urugo ntukoreshe geography. N'ubwo bwenge babutunze gusa kuko wubashye Imana, ubwo ni bwo bwenge. Hanyuma ikintu kinini ntabwo ndi kubirenga abantu bize, kuko n'abatanga umusaruro ugasanga rwose mu kubaha Imana aseyegura kwigisha Sunday school, yego, ntabwo ari ibintu byari bimukwiriye bikaze. Atari ko ngewe umuhamagaro numva ndimo abana batoya bamenye Imana, yubaha Imana ku rwego yumva umumaro yagira, ari kwigisha abana Sunday school, agashaka bw'abatabo bw'icyongereza abana bakamenya, akajya muri iyo. Ariko none se ko niba ndangije nyine bwa bwibone buracyari bwose, kubaha Imana yego, usanga nta musaruro bitanga. Ahubwo bavuga ati njye ntabona abaturage nabavuma guteze, ntabwo uranze kujya gushakisha neza. Ariko rwose ubu hari abantu bajya gushakisha, ariko korari yabo yo hasi bakayibuka n'ibikorwa bakamuhamagara nyambere, yego, ati rwose ubu ndimo ndashakisha, ariko iyo piano rwose no gushaka baba kimufite kubw'ubumenyi yungutse Imana yamuteje imbere, ariko arakibuka ku isoko. Ikintu gikomeye nakubwira rero, kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Kwiga kwanjye kutarimo kubaha nta musaruro nzatanga, kuko mu kubaha Imana nibwo izampa ubwenge nkabukoresha ngatanga umusaruro. Naho ubundi rwose nagera muri doctora
haza ngasambanya abaririmbyi bose mpereye kuwa mbere nitwaje icyo ndicyo nicyo nabonye ayo mashuri nta kintu amaze ahubwo ubwo bumenyi wakomeje kutubwira Imana yatanze ni nabwo bahamya Imana nkivanga muri bya ndinjiji nyuma y'izindi zose uzagira n'umutima w'ikiremwa ijambo ijambo ry'ibirimo nibyo naribwira ahubwo ibaze koko abantu byo turi kumva nibo banyabwenge Kristo yemera cyangwa ndi kubona nk'ibyo birimo byawe nta musaruro uzasanga ku kirimo ari masi ndi gutukana n'ijambo ry'Imana twasoma igikomeye no kutubaha Imana none ibi ngibi uri kuvuga ngo complexe hari ko narangiza ntahita abona amagambo akaba menshi ariko iyo wubaha Imana burya mu kubaha Imana niho nakubwiye habamo ubwenge bwose nk'ibyaguca mu murimo ariko nutubaha Imana kandi kuko nta kazi ndabona ibintu byazambye password mu kubaha Imana uzatanga umusaruro wikwibaza ibindi byose kuba narize naragize sinaminuje nintubaha Imana nta kintu muzamura ubwo twubaha Imana kandi twubaha ahubwo nuko n'undi biva mu kubaha Imana hari umuntu azanye ari hejuru cyane kubera kwa kwiyemera n'ibyubahiro byinshi bitanahari ariko no kubaha Imana kwa biki yego murakoze cyane turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu kandi cyiza uruhare rw'amashuri mu Kristo mu bwami bw'Imana hanyuma twagiye tubona ibintu byinshi no tugane ku musozo dukonkiriwe buri muntu wese ngende mu mwanya amanota nk'umwe cyangwa ibiri akane ku musozo uzi ibintu twavuze afatemo umwanzuro umuntu wese udukurikiye yakuramo kandi ukagira umugezi turashimira abadukurikiye haba ku ijwi ry'umukwe haba kuri Imyenda Yera iyi topic twavuzeho ni amashuri nibwo twabyitaga banga ubumenyi bwo abantu benshi bagiye bafite amashuri imbaraga z'amashuri imbaraga z'abanyabwenge bize mu bwami bw'Imana umwanzuro natanga rero kwiga ko ni byiza ufite ubushobozi mubyeyi nawe mwana wakuze ufite uburyo bwo kwirihira n'andi mashuri genda uyige kuko byaba mu bwami bw'Imana iri torero dukeneye ijijuke yaba iyi si turimo dukeneye abahanga ariko ubigerekeho kubaha Imana kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge bivuze ngo nutubaha Imana nta bwenge uzi revo yose wageraho tubaha Imana mu maso y'Imana nta cyo kuko nta musaruro uzayiha hanyuma kwigaragura mu byaha urinjiji hanyuma y'izindi niko ijambo ry'Imana amadigiri yose niko nabwiye dogiteri kugenda yandika umuhanda ntago awandika gusa akora n'ibindi byose bidafite umumaro ntabwo iyo umubonye usoma yadigiri ubona ari injiji niko Bible ivuga rero kuva mu byaha nibwo ubujijutse kandi ko uba uri smart ni ukuri rwose umuntu ubaha Imana ari smart nubwo atabazi byinshi cyane ariko ubona ameze neza kubera ko ubwenge bw'Imana buri muri we ikintu navuga revo yose uriho wikwishimira kuguma hasi mu byo kumenya uburyo bwose ushoboye gerageza avanse kandi nawe wagize aho ugera byubahishe n'Imana wakora ubwami bw'Imana kuko ni Kristo abitanze twabisoma aho kugira ngo bijye guhinyuza kwera kw'Imana byubahishe Imana hanyuma twubahane twubahe Imana tuve mu byaha tuzabona n'icyo navuga Muzirikane nawe urakoze nk'uko twabivuze ntekereza ko umuntu wese wadukurikiye yahise atekereza n'umwanzuro nawe yakuramo kandi mwiza kuko nk'uko twabibonye ubwenge burakenewe nasoreza ku ijambo Pawulo yandikiye Abefeso ni mu bice 5 ku murongo wa 15 yaravuze ngo nuko rero mwirinde uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge hanyuma umuntu uri muri iyi nzira y'agakiza akwiye kuyigendamo afite ubwenge ariko bwo kubaha Imana nibwo bwenge yatubwiye
bitanze umugisha akaba yaranize ni ikintu cy'ingenzi kiyongereye byagira umumaro kurutaho Imana izamukoresha hafi na kure azagira umumaro munini mu murimo w'Imana mu bwami bw'Imana. Hanyuma hari akantu nigeze navuga hagati ndavuga ngo birabishye cyane kugira diplome, kugira degree, kugira impamyabumenyi y'ikirenga ariko udafite ubwenge bwo kubaha Imana. Biteye isoni kwitwa injijuke ariko tubaha Imana. Birababaje kumenya amategeko y'umuhanda abantu uko biga, bakamenya amategeko y'imibanire, bakamenya amategeko mpuzamahanga, bakamenya amategeko yo kugenza ibyaha no kubikurikirana n'ibihano, ariko batazi amategeko yo mu ijambo ry'Imana. Kandi nanone birababaje kuba umuherwe, umukire, utunze ariko udatunze Kristo. Abantu bige cyangwa se bashaka ubwenge Imana itanga izavuba tuzaraga ubwami bwiza Imana yaduteguriye. Umva icyo nasubiza. Bitarasoza ugize ikibazo. Nimba dufite abantu benshi badukurikiye. Umuntu wese nshaka kumenya Imana nayo umunyabwenge mu bujiji. Kuba ateka ubundi nyine kuyubaha ni uradufashaho gatoya kugira ngo unasoze kuko niwo mwanzuro dushaka. Kuko twabonye rero hari ubwenge noneho nagira ubwenge gute Imana nayo ni gute nakumva ko yubashye naho kujijwa ko kuva mu byaha byawe turabizi nuko bireka rwose tukabireka nibyo bigufasha kandi koko ubu urinjijuke nimba umeyeho gusambana ari icyaha ati Imana ndabiretse. Hari umuntu smart nkawe niba kunywa inzoga agasinda ari bibi numera neza mu nzira so uzaba uri smart ukabyo urinjijuke uradufasha nakubaha gute Imana kugira ngo umenye. Yes, ijambo ry'Imana ritubwira iki? Aho uri kugira ngo ubahe Imana sibyo? Kwizera Yesu Kristo, kwizera Yesu Kristo kuko Yesu atangira ivugabutumwa niyo hano Umubatiza atangiye avuga kuri rya jambo muravuga n'impetano ye mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe. Yego, amaraso ya Yesu. Icyambere rero niba uri umunyabyaha ugendera mu byaha apana idini wamo. Yego, kuko abenshi twibeshya amadini, hari n'amadini azi ko ngo ari yakijijwe kuruta ayandi. Ariko niba uzi ko uri umunyabyaha utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, uyu munsi ufata icyemezo uvuge ngo ibyaha nakoraga byose Yesu ndabyanze, noza ubibabarire ubinkureho. Kabiri, azaguha urwandiko runahari nguru, urwo rwandiko rw'inzira nirwo rwigisha kubaha Imana. Wakire Bibiliya, none niba waranize ukaba uri umuhanga, ibyiza nuko waba ugisoma nayo ukayigiraho ubuhanga, kuko nta n'uwamenya ejo bundi ushobora kuza ari wowe ikoresha. Niba wapurayinze ukabona scholarship ujya kwiga hanze, igana Bibiliya, igana Bibiliya kugira ngo uzabashe kubwiriza n'abantu ugize gute usanze. Niba ugiye muri business runaka, igana Bibiliya kugira ngo uzagende ubwiriza abantu by'ubwami bw'Imana. Hejuru rero y'aho ngaho numara kwakira Yesu, ukihana ibyaha byawe, ukanabatizwa, ukaba ufite Bibiliya yawe, uzasenga Imana, uzanjire mu buzima bwo gusenga. Imana izaguhishurira uburyo bwinshi butandukanye bwo kuyubaha. Hanyuma ikintu uzasanga muri ino Bibiliya ni ijambo rivuga cyane. Nusoma nuva kuri page ya mbere ukagera ku ya nyuma, ugakora analize, uzasanga ari kubwira ngo kundisha Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngira ngo no mu gusoza wa mugani, haba bize haba batarize, ariko iyo tuvuze ngo abatarize ni abatarize bitewe n'igihe cy'amateka, kuko hari igihe twanyuze mu Rwanda amateka atemerera abantu kwiga. Noneho igihe bagezemo ntibashobora gusubirayo, ariko abantu bose bagifite uburyo bwo gusubira ku ishuri.
nibige kandi Imana izabaha umugisha, izabahera n'umugisha. Ariko yaba ari uwo muntu wize n'utarize, wize make n'uwize menshi, ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Bivuze ngo ufite PhD uzakundisha Imana n'izo degree zawe. Bivuze ngo wewe wihingira ibishyimbo bikera hariya hepfo, uzakundisha Imana ubwenge ufite n'ibishyimbo byawe. Mbega buri muntu ibindimo byose bishima Uwiteka. Rero ndatekereza ko Umwuka Wera azagendera umuntu amubwira ibirenze ibyo tugize gute tuvuze, ariko kubaha Imana no kwakira Kristo Yesu, kwihana ibyaha byawe, ubundi mukagendana, ariko mugendana cyane muri iri jambo ry'Imana, kongeraho gusenga. Kandi byakunda burya ntabwo wakubaha umuntu, kukubaha utanzi nta kintu ntacyo bimaze, kuko ntabuze n'ibyo ntabwo wabuze ibituma ntabishobora. Niyo no kukubaha gutyo gusa ariko ntakuzi. Ni byiza kumenya Imana, kumenya Kristo, se uko ashaka iki, akunda iki, no kumwubaha, mbere no kumwubahiriza, no kugendera mu nzira akunda ashaka. Tuzagirwa niko twavuze ari bakunze gusarimo. Ndabashimiye rero bakristo bavandimwe barimo dukurikiye kuri Imyenda Yera TV ndetse no ku Ijwi ry'Umukwe. Nshimiye Anita ku Ijwi ry'Umukwe, nshimiye kandi Mutamenye Sylvain umusanzu mwiza yatanze mu bwami bw'Imana, kandi ntabwo twabura gusubira umugisha Samuel uri kuri kamera abikora neza, Imana imumugisha. Reka rero dusoza ikiganiro cyacu nakagaruka, tuzasubira ubutaha. Reka dusabe umutumirwa asenga Imana kugira ngo ibyo tuvuze Imana ibikoreshe ibashe gukiza abantu bayo. Mana yacu, tunejejwe nuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Turasabye kugira ngo usange buri wese, mwigishe abashe kubona icyuho afite kandi ahinduke mu izina rya Yesu. Tubonye ko ari wowe soko yo kumenya n'ubwenge. Turakwinginze ngo ushoboze abantu bawe kubaha, kuko ari bwo bwenge tubonye. Byaba bibabaje kuba umuntu ari umushakashatsi, ari umunyabwenge, ufite impamyabumenyi z'ikirenga nyinshi, ariko adafite ubwenge bwo kukubaha. Turakwinginze kugira ngo usange aba bantu bakubahe, kandi abize menshi batakubaha nabo bahe ubwenge. Urakoze, iki kiganiro nigifasha imitima, gihindura abantu bawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.